pifro Yesu asema iki gihugu nicyo kugitwaramo gusa asema nagura ahubwo pfusha nkubwira ibintu bizima kuvuga ngo zari epfo n'ibiri mu kazi ewa nagiye kintegereje cyambuze mbabara ndagweze ntabwo ndi mu kazi uye twumvikanye ngezayo mbabara ungezeyo bana musaza ngezeyo kabisa kigiye ikandagira aho ngaho neza hano gutya nane mwuko narimo genda hagarika amaso hagarika amaso umva kumvika bakwigare bakwigare parikanga parika ikisemana umva riparika kandi ntundushe parika neza aze parika irigare gani niganye nagiparikira umva gani ndaribonye neba abarika abantu nibisamba umva tonde tudapfubusa we tonde ubundi wowe igaye ganje warajyanye umva tumvikane niba kumere gaye cyane nararibuze nari evance yajwe yiba shumi tonde rwose tonde twumvikane sibyo igaye n'iganye ariko niba urishaka ni twagutangije mbare kabiri gatatu warenze kuko umva toka kandi naribuze nawe kumbi niwe wari uri ako se ibi bintu biremewe oya aka akaboro Chuma we Chuma za chiri akasubwo ngiye kureshi umuntu rwaye kwa muganga nyine wa musaza ngezeyo umuntu baranyitambitse urumva bamuhaye rifuti mukuko utari futi ni kakagare kanje hano we chuma we ndangije ubwo ndangije ambwa ati dutware urumva simba ndamutwaye ese ko numva witotomba icyuma bimeze ndangije ngiye kumva numva icyuma gishinze mu mugongo nyibutse mbona icyuma ino kirandora oyi tone nako cyamwe agako ari kundi karahandurika koko umva mubwira abantu yaritwaye aya ne icyuma ndabiruka ndashande basha umuntu w'umugabo ngana nawe ubuse manga ntacyo bagutwara igare ubuse burayi mugabo bari kumbwira ngo ni aka nta muntu ngana nawe batwara igare katwigendera we umugongo we asume mu kiki koko ubusunda cyagiye kumureba umukobwa wanjye baba umugongo uracitse ndapfuye we ubusunzu wongera koko kwiba ahubwo cya cyuma nakijugunye he hana we ariko rero hana ryari nanyishe we ariko sunzongera ariko nta cyamafaranga ngiye kuyarya munashiri wanjye uyu munsi kuma turajya yego bebe karibu rwose karibu umukobwa mwiza karibu noneho yeba aba we umeze ute niko ase ko wanyenze byagenze gute naragutegereje no kumva nkora agasida kagongo karavunika uzi ukuntu umeze ariko umeze neza maranga mutima yanjye twigendera hari yacu twifatira akayaga tuganire shaka wari warabuze siko nari ngukumbuye ase ko wabaye inzobe ikibazo ragaho umupromise ibintu bidakunda oya rega nanjye buri kundenganya ndagukumbura nkakubura nkaguhamagara phone kompoze ubureba gutya maze iminsi ndi mu bibazo ariko rero nkubwira akantu keza maze iminsi ufite amafaranga ubu noneho iminsi 2 igiye kuza tugiye kwa twibereye ku mazi serious ye baba wumve ngo bite nuko
ye ndarota cyangwa